ururimi rwasadutse nyine ntabwo ndya neza, ibere yanjye nta kigenda, namusabira ubuvugizi nkareba ukuntu nagerayo. Muraho neza abanyarwanda abanyarwandakazi, iyi ni Good News TV ibintu bihinduye isura. Ubu aka kanya ahantu turi ahantu kure cyane, ahantu twuriye mu misozi nk'uko mwabibonye, ni ahantu hagoranye kuhagera. Hari umukecuru ufite ikibazo, niwe twaje kureba kugira ngo dufate iyo mihanda yose kugira ngo tugere aha ngaha. Ni ukubera uwo mukecuru akeneye ubuvugizi, afite ikibazo, namwe muraza kukirebera. Iyi ni Good News TV. Hola, ibintu bihinduye isura. Twagiye. abanyarwandakazi nk'uko twabibabwiye, iyi ni Good News TV, ibintu bihinduye isura. Uyu ni wa mukecuru twababwiye twaje kureba. Reka dutangire abibwira. Mukecuru, watangira wibwira abakurikiye Good News TV. Nitwa Nyirakaruhije Tereza, mfite imyaka 64. Uri umukecuru wibana, ubana n'umuryango? Ndibana. Ufite abana bangahe? Barashatse. Barashatse? Bafite ingo zabo. Ni bangahe? Wabyaye bangahe? Nabyaye 7 ariko hakuze 4. Abandi bitabye Imana? Byari umwe yapfuye ari uruhinja, abandi bapfuye mu ntambara. Abandi bapfuye ari mu ntambara? Mwihangane. Abanyarwandakazi rero muratwihanganira, habayeho ikibazo cy'imvura yaguye, biba ngombwa ko twimuka tukajya mu nzu. Mbese ibintu ntabwo biba byoroshye kugira ngo tugere kuri ba banyarwanda cyangwa abanyarwandakazi baba bakeneye kuzumva amakuru mashya cyangwa meza nyuma y'ubuvugizi umuntu tuba twabakoreye. Reka dukomeze tuganira n'uyu mukecuru, mama wacu. Utubwire mu bintu bijyanye n'imibereho yawe, ubundi imibereho yawe iteye ite? Imibereho yanjye kumva ndi njyenyine, ukubona ndanarwaye ngeze gute, imibereho yanjye nta kigenda.
dushaka kumenya ubahute mu mirire, abo bana baragufasha cyangwa wowe urimenya ubwawe? abo bana bibereye mu migi, Bibere mu mujyi, abenshi bari mu buhe mujyi nk'urugero? ari i Kigali, umwe ari i Kigali undi ari i Gisenyi. Hanyuma nk'imbogamizi ufite ku buzima bwawe ni izihe wowe? Imbogamizi mfite ku buzima bwanjye nkuko ndagenda nagera kwa muganga bakamutaza iferi, nkubwiye ko nagiye muri Butaro, ngeze muri Butaro bati nubone twagushobora fata transfert i Kanombe. Transfer ho yashobora kuba transfer umuntu akajya ngo ni kurwara malaria cyangwa urwaye n'ikintu grippe ibicurane, iyo transfer uba wakandi transfer ijyanye n'ibiki? Transfert ijyanye no gusaduka ururimi. Ufite ikibazo cyo gusaduka ururimi? Ibere yanjye nta kigenda, ururimi rwasadutse nyine ntabwo ndya neza, batumbye ntabwo mvuga. Wakwereka abanyarwanda icyo kibazo ufite? Gira turebe. Nuko bimeze? Nakubwiye ntifite ubumuga kandi burakabije, kandi wenda ngenda ntiwabubona, ariko birakabije. Nagera naho ngera bakambwira bati zana ikarita y'uburwayi, ntayibura. Nuko ubwo burwayi bumara igihe kingana iki? Nakubwiye ko ari imyaka 5. Imyaka 5? Ufite icyo kibazo birakurya? Siko natari inyama. Nk'igihe bikurya nko mu gihe kingana gute? Birandya iyo byandiye byatemye, haba n'igihe rutemye ndagenda kwa muganga bakamutumine nkoroshya, kubera ko kugira Kanombe byananiye. Ni ukuvuga ngo i Kanombe byarakunaniye. Byakunaniye ni iki? N'itike, n'amafaranga yo kwishyura iki amafaranga n'itike. Itike ni kujya mu mpinguke, kuhinguka yo niyo tike. None n'ukwishyura iyo nuze iyo service bagukorera yo kugira ururimi. Bundi sakubwiye ko bazarukorera iki? Kuba ari iriya muri Butaro bampaye transfert, icyo bazankorera ndakizi. Siko nageze no muri Butaro nkako bampaye umuti gusa ndataha. Nta nubwo bakubwiye indwara urwaye? Niba ari kanseri cyangwa nta kintu barambwiye ngo ningi Kanombe. Ngeze hano rero kubera ko n'amafaranga yashiriye muri Butaro, amafaranga ndayabura. None rushatse ko nuko ngo n'ubumuga mbese umaranye imyaka 5. Ariko ubwo nta nubwo twavuga ko ari n'ubumuga, sinzi ku bintu twabyita. N'indi ndwara ntavuga. Ntabwo n'ubumuga babugaragara. Ubumuga hoya, ubumuga ntabwo ari ibintu bihora bikurya, tubyite gutyo. Ntabwo ari ibintu bihora bikurya, ni ibintu uhorana bya bindi karande nyine. Nose kumva atari karande ngewe, kandi wumva ngo wajya kwa muganga bigakira. Ndabizi siko banyohereje muri Kanombe bikananira, niba nakira ntakira ndabizi. Mbese ubufasha ushaka ni uburyo wagera aho i Kanombe ukaba wamenya ikibazo ufite, bakaba bamvura, byarananiye kujyayo. Niyo batakuvura ariko ukamenya ngo ufite ikibazo runaka. Hanyuma se abantu mu baturanyi cyangwa muri aho mubo bagufata gute? Abaturanyi simutonye ko bayibereye, we nanjye nkicara hano umuturanyi akugira. Ntabwo mugenderana? Tugenderana, wowe turagenderana, ariko n'umunsi ari ikindi bagufasha. Ni ukuvuga ngo nyine ndabyumva uvuga ibintu bimeze nk'uburimi. Ntabwo byaganguye, ahubwo nta nubwo mvuga. Iyo byatumbye ruratumba rukasaduka cyane ntabwo mvuga. Ntabwo uvuga, rubyimba mu kanwa, rurabyimba rugakwirwamo. Ushobora no kubyimba, wabyimbye mu kanwa nijoro ndarameze gute? Kubumbanya amantuza ngo rudasohoka. Nuko ngo iyo rwabyimbye ubumbuye amenyo rwasohoka hanze. Iyo rusohotse hanze haba iki? Nyine nifashe gutya kugira ngo rudasohoka. Nyine ndashaka kumenya wigeze kubera iki wanga ko rusohotse haba iki? Ntushobora rwasohoka narusubiza yiki. Nkuko ntushaka kuyagura nkuko uri kuruzana ukarusubizayo bisanzwe. N'ubu ko ari uburwayi ubuzidanye bishaka, ukumva ko bubishaka. Nawe ubu burwayi rero ukumva ko ngewe nta gutuma rusohoka. Rusohotse nyine numva rwagwa hasi ko ruba rwabyimbye icyo gihe se ruba rumeze neza. Uba wumva rwagwa hasi? Mbese wumva ari nk'ikintu kiremereye muri wowe?
nk'urugero tubwire bumva kiremereye nk'ikintu kimeze gute? biremeye cyane. Nyine tubwire nk'urugero ushobora kuvuga ni nk'ikibuye. Urubuye bumva ari nk'urubuye ruri mu kanwa kawe. Nose ibyo bintu ntabwo bituma nko nuze mu baturanyi bashobora nko kuguha akato cyangwa bakakubonaho inenge bakabikubwira? Abaturanyi hari bamwe baturanyi batabizi, umunsi ubwo ni ngombwa kugira ngo iyo ugenda ubyerekana ngo umeze gutya ururimi ruracitse, ugenda nkajya kwa muganga n'ibyo. Ni ukuvuga ngo hari n'abaturanyi batabizi. Ibintu bimaranye imyaka 5, hano hamaze imyaka ingana ute? Hano ubaho twahunze mpari mu rugo ni ryari? 94. 94. 90 narindi hano. Wari uri hano? Ni ukuvuga ngo hakaba hari abantu guhera icyo gihe muturanye batazi ko ufite. Bamwe barabizi ariko nk'abantu bo hirya ntabwo babizi, ko abaturage barabizi. Ntabwo bajya bakugiraho ikibazo? Ikibazo cy'iki ko nose indwara yakwanduza hari. Iyo batekerereje ikibazo ufite bo babifata gute icyo kibazo cyawe? Batekerereje harumirwa bakarikira, none yagira ati ngo barumirwa. Mama ko numva wagowe. Ntangire nti none numvise ngo muwaje, niyo mpamvu nabuze reka nanjye mbabazi. Mbese wifuje kuzagira nawe kuzaba umwe mu banyarwanda bazakira amakuru meza bitewe n'ubuvugizi uzaba wakorewe? Nk'ubuvugizi bwawe wowe urumva umuntu yakuvugira muhe ruhande? Ubuvugizi nifuza ubu ngubu ntashoboye kugera nk'iyo za Kanombe, namwansabira ubuvugizi nkareba ukuntu nagerayo. Ushobora kuvuga ngo tugagusaba ubuvugizi ukareba uko wagerayo. Ibyo urumva byaba bihagije gusa kuko umuntu akagufata akaza akagutwara akakugeza i Kanombe? Bakanyishyurira nkishyurwa cyangwa bakanyishyurira nkareba ko nakwivuza. Mbese hano mwivuriza ku buhe bwishingizi? Kuri mituweli. Mituweli urayifite? Nonese iyo baguhaye transferi kuri mituweli ngira ngo hari navuga hari amafaranga bari makeya yishyurwa? Amafaranga bari makeya? Kuko niba ari ibitaro bya leta baguca menshi. Nayo ni umuntu wabikubwiye? Nose kuri mu bitaro se nagiyeyo. Twagiyeyo turarayo twirwayo. Murarayo? Hehe mwaraye? Mu bitaro. Haraye hanze ku rubaraza hano muri gare z'imodoka. Gare z'imodoka byagenze gute ubwo? Hano twaraye ahantu imodoka isohorera h'ikibuga se, hari ukigiye baturajije yajya aho navuye n'uburwayi buntari. Navuye n'uburwayi kigiye bugeze kubera hanze imbeho muri butabuze. Urahageze ahantu mu ishyamba hari imbeho cyane. Babaraza hanze. Kubera iki se mwaraye hanze y'umutaha? Wagera ahantu nijoro ugataha ute nta hantu uracunga kutahaza. Wagiye ari nijoro ugiye ku burwayi bwaje? Reba kuva hano ukagenda Ruhengeri, wagera Ruhengeri ugafata ukajya Ruhengeri Musanze, ugafata imodoka icubukiye hasi ahantu hari ikiyaga kinini, ugakomeza icyo kiyaga ugenda ukizenguruka, ukagenda ageze saa 12. Usanga aho abandi bicaye haba hari abantu benshi twicara aho hanze rero turara. Ni ukuvuga ngo iyo ibitaro mufite bikuru mwavuga mwe mwivurizaho ni iyo ngo mujya muri Ruhengeri muvuye Ngororero? Twebwe ibitaro bikuru twivuriza kuri Kabaya, niyo wenda hari byabayobeye. Umuntu uza wo Kabaya no wampaye transfert yo kujya dogiteri no wampaye transfert yo kujya muri ntuza muri Butaro. Butaro naho mugezeyo? Tugezeyo nta kintu bambwiye, bampaye agati ko mu gacupa. Barambwira ngo nta kintu bamariye ngo ningi Kanombe. Kanombe ngeze hano n'amafaranga yashiranye, yageze gute mbura ubushobozi nuko mutira. Nabwo bagwaye transfer? Namaye transfer kujya i Kanombe. Nta gihe yari ifite sizamara? None se niba ari gifite? Niba ari gifite ngundi nakugeze i Kanombe. Kugira ngo tumenye ko itanarangiye byibura. Yararangiye. Hashize igihe ngana iki? Hashize imyaka 2. Hashize imyaka 2?
kuva nyuma imyaka ibiri yose utarabona ubushobozi bwo kugera i Kanombe. ntaho ubuze rwose Mama ko numva bitoroshye. Nuko ngo wari wabafashije kuri uwo munsi icyo gihe mujya gutaro ninde? kandi nkubwiye ko nagiye kunyuza hariya bakanyohereza akaba ari uw'amatasiferi ngo ninjye i Kanombe nyine kugira ngo ugereyo. kugira ngo ngere icyo gihe naritegeye. Waritegeye? nambwiye ngo ninjye kwitegera. nditegera ndagenda tugezeyo mu gitondo tubonana n'abantu n'abaganga. Ntambwiye ngo nta kindi bamariye ngo ninjye i Kanombe. ngeze i Kanombe nako ngeze hano amafaranga nayamaze iki byose biranyobera nditurize. Nose abana bawe ntacyo bagufasha cyangwa nabo ntabwo bifashije? ntabwo bifashije bari mu mujyi bari abantu bapagasa se. Nabo bari mu mujyi bari gupagasa. Bapagasa mu bihe buryo kuko gupagasa abahereza bo mu ntuza n'abafundi n'abayede mbese. n'abayede okay. Mu Kinyarwanda cyiza n'abayede. Mama ndumva ubabaye pe, mwihangane. Nk'uko mubibona abanyarwandakazi, ibintu ntabwo byoroshye. Uyu mukecuru arababaye pe, kuko nanjye bigeze ahantu ngira ikintu muri njyewe bitewe n'ubuhamya bwe n'ubuzima abayemo. Yabuze transport imugeza i Kanombe abura. Nuko ngo nukugerayo nukwishyura kugira ngo bamukorere surgery, kuko nawe ntazi n'ikibazo afite mu byumve Abanyarwanda. Ntabwo azi ikibazo afite. Ni ibintu biba bibabaje cyane. Uzi kugira indwara ntuzi ngo ni kanseri, ntuzi n'icyako wowe ukamara imyaka ingahe yose uribwa utaramenya ikibazo ufite. Naratabaza ashaka abagira neza bamufasha. Birababaje. Ni Good News TV. Ibintu byahinduye isura. Wowe icyo usabwa kora subscribe aho hasi, like, comment yawe, igitekerezo yawe kirakenewe kuko yadufasha byinshi. Igitekerezo cyawe ni ingenzi kuri twebwe. Ciao. Ibintu bihinduye isura.